utahishiraho rwose nayibonshiraho ikijokeri Mama wiru. Komera. Turandeba icyo wagicucu, turandeba icyo. Ntakana nawe. Urumva? Imbere genda sura wawe. Ko kimeze. Asoni, ko kisa nuko kirori. Yavuze ko azabana nanjye mu gahinda n'imibabaro, izina n'inkuru by'uwo Yesu bibohora ubyakiriye, bitanga ubuzima ku bapfuye, muri we turanyuzwe turabyiburiye, muri we turanyuzwe turabyiburiye. Yavuze ko azabana nanjye mu gahinda n'imibabaro, izina n'inkuru by'uwo Yesu bibohora ubyakiriye, tanga ubuzima ku bapfuye, muri we turanyuzwe turabyiburiye, muri we turanyuzwe turabyiburiye. Yesu niwe Mana yanjye, niwe mukunzi wanjye, isi ishaririye wararyoha, agati gateretswe nawe ntigahungabana. Yesu niwe Mana yanjye, niwe nizera, niwe mukunzi wanjye, isi ishaririye wararyoha, agati gateretswe nawe ntigahungabana. Sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe, nzakandagira abadayimoni ndi kumwe nawe, nzakandagira abadayimoni ndi kumwe nawe, hazamwikira hazambundikira, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe, nzakandagira abadayimoni ndi kumwe nawe, nzakandagira abadayimoni ndi kumwe nawe, hazamwikira hazambundikira. Yesu niwe Mana yanjye, niwe mukunzi wanjye, isi ishaririye wararyoha, agati gateretswe nawe ntigahungabana. Yesu niwe Mana yanjye, n'umukunzi, niwe mukunzi wanjye, isi ishaririye wararyoha,
ubusa isi yasamye isi twasamye yarahaba amahoro abanyarwanda amahoro abanyarwanda Dawidi abuze izina mwita ati uriya Yesu ntako atagize uwo mwami Yesu yaragabuye dushonje Yesu yatwambitse twambaye ubusa isi yasamye isi twasamye yarahaba amahoro abanyarwanda Dawidi abuze izina mwita ati uriya Dawidi abuze uko abigenza ati Mana Dawidi abuze uko abigenza ati Mana ati Mana ati Mana ati Mana ati Mana Dawidi abuze uko abigenza ati Mana Dawidi abuze uko abigenza ati Mana ati Mana ati Mana ati Mana ati Mana Dawidi abuze uko abigenza ati Mana Dawidi abuze uko abigenza ati Mana ati Mana ati Mana ati Mana